Mu by'ukuri umuntu wese wamenye P-Network afite umugisha kandi amenye ko afite ikintu cy'agaciro kandi gikomeye cyane. Mu by'ukuri P-Network ni ikintu cyaje gifite sisiteme cyubakiyeho kandi gikeneye guhindura abantu, kikanaha n'icyizere isi y'uyu munsi tugenderaho ya cryptocurrency n'amafaranga atagaragara, kuko byamaze kumenyekana ko P-Network hari icyo ije guhindura mu mikorere y'amafaranga tugendana mu ntoki ndetse n'ayo dushyira mu mufuka, kuko currency ni uburyo bwo guteza imbere imikorere yo gukoresha amafaranga dukoresheje uburyo bwa cashless. Kandi ikindi, Afurika mbese naho no mu bihugu byose duturukamo baracyafite icyizere gike cyangwa se kutemera ibintu mu buryo bworoshye by'uko amafaranga y'ikoranabuhanga abaho, kandi ndetse barabishidikanya. Rero muri aka kanya ndagira ngo mbabwire ngo umuntu wese uzi ko amayininga P-Network afite umugisha kandi abikorana umwete, ntiyinube wenda kuvuga ngo P-Network mainnet yaratinze cyangwa se njye ndi kurambirwa igihe cyose mbimazemo, kuko imyaka 5 n'amezi agera muri 6 agiye no kurengaho, ntabwo ari ikintu twagakwiye gucika intege, kuko hari igihe twabayeho tutakizi. kandi ikindi kuba twarabaye iki gihe cyose tudafite P-Network si uko wenda twabuze icyo dukora, n'izindi twarayimayininze zikadutenguha, ugasanga uramayininga basaba ibintu byinshi, amafone yacu ugasanga nta bushobozi afite. Ariko P-Network mu by'ukuri yihanganiye ikintu icyo ari cyo cyose, waba ufite fone iciriritse ariko ikugeza muri application, biroroshye cyane rero. Kandi mukangurira abantu bose bataramenya P-Network kuyibashishikariza, habe n'ubwo baba batayifite. Mu kiganiro uganira n'umuntu ntiwibagirwe kumubwira P-Network kugira ngo bigere mu matwi yiwe, ninasohoka iri mainnet ntazatungurwe na cya kintu, kuko yari asanzwe akiziho warakimubwiye. Kandi ni iby'agaciro kuba wenda karitsiye y'iwanyu hari n'abantu bayizi, kuko wenda nk'ahantu dutuye akenshi kugira umenye umuntu uyifite biragusaba gucukumbura pe, ntabwo abantu benshi bayizi cyane. Rero ko Rugaju TV ndi hano kugira ngo mbahe icyizere. Ni ubwa mbere wenda nkoze ikiganiro kuri P-Network, si uko wenda nayimenye kera, ndayizi pe kandi ndanayimayininga. Mujye mukore subscribe, tujye tubana buri munsi ku biganiro bijyanye na P-Network, kandi ufite ikibazo anyandikire muri comment ndamusubiza. Murakoze cyane, wibuke gukora subscribe na share na comment kugira ngo umuryango mugari duhereyemo wa P-Network waguke, kuko wenda ushobora kuba uri mu karere ka Ngoma utaramenya umuntu umayininze. Mu karere ka Ngoma ni akarere kanini karimo abantu benshi, ariko usanga kugira wumvishe umuturage w'akarere ka Ngoma muri za Kibungo biragoye pe. Nyamuneka mukangurire abantu, utazihererana ibintu ugasanga ubihombeyemo, kandi burya gufashanya mu buzima ni ibintu by'agaciro kandi bifite umumaro. P-Network oye, murakarama, murakagira amafaranga n'inote. Ndabishimiye kuba mwaramenye P-Network, ubuzima bwanyu buzahinduka kandi muzabibona. Kora subscribe tujye tubana buri munsi. Caca, murakoze.